aya basi ngira ngo abeshi mwagiye mwumva uyu musore bita G-Tough, ngira ngo si irya mbere mubonye cyangwa se si irya mbere mwumvishe. Mbere yuko dukomeza iki kiganiro banzure bakakana Jeff indirimbo yitwa aragitosa iravuga ngo kubita kuri ka ndindi umugore arataka mazazana mazindi kubita yego kubita indirimbo ifite ubutumwa. Iyi ndirimbo cyangwa se iyi ndirimbo yitwa aragitosa y'umuhanzi bita G-Tough ni indirimbo nyine isa nkaho iri training ahangaha mu Rwanda. Amaze gukora indirimbo zigera mu 8 ariko iyi ndirimbo niyo mufashe kuba yatera imbere cyase yamenyekana, wenda reka tubivuge gutyo mu Rwanda cyase ku isi. Wenda murabizi training zi videos cyangwa se kuri TikTok, ngira ngo aka kantu mujya mukabona cyangwa se nta muntu utarakabona. We ubwo yivugiye ko iyi ndirimbo ifite ubutumwa. Ese nibyo? Abantu benshi baragiye bashaka amakuru gusa, ariko abantu benshi bagenda babeshya cyangwa se bakagenda bashaka amakuru ataranyayo mu buryo bwo kugira ngo nyine bibonere wenda views se wenda bakuze inkuru gusa. Ariko aka kanya kuba uri kuri gicano cyangwa se aka kanya kuba ugeze kuri gicano ni iby'ingenzi cyase ukaba uri kumva iki kiganiro. Nge ntago njyazana amakuru atuzuye 100%. Ndavuga ngo uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese G-Tough ni muntu ki, cyangwa se abeshi mwagiye mwumva ibihuha ngo G-Tough bagiye kumufunga, yakashingo ni Scovia, n'ibindi byinshi ntazi. Ndavuga ngo uyu munsi twagiye twegeranya amakuru yuzuye. Ngiye nababwiye ngo ngomba gukora ibintu byanjye gake kugira ngo nzabahe amakuru ari full. Ndavuga ngo ibi biganiro dukora bisoka saa 5 zuzuye kuri channel yacu yitwa Terror Empire. Yes, nkwibutsa gukanda subscribe, like na comment niba ibi bintu dukora kuko ari byo mbone ko umuntu afite urukundo. Ndavuga ngo tugiye wenda tubareka tubanze turebe kuri cyitwa Village, cyangwa se turebe aho uyu musore avuka, cyangwa se turebe aho cyangwa se iby'ingenzi mu minota mike munyemere mume amasegonda make turebere hamwe muri rusange. Ndavuga ngo uyu musore bita G-Tough azwi ku izina rya G-Tough gusa siko yitwa. Uyu musore ngiye kukubwira ngo mu rugo ni Musanze, cyangwa se mu rugo ni Kigali, cyangwa se mu rugo ni Nyarugenge. Oya, naba nkubeshye. Ndavuga ngo uyu musore nibwo akizamuka bivuze ngo amakuru ye yose yuzuye ntago arabasha kuba yajya hanze cyangwa se ngashyirwe ku mugaragaro. Umuntu wakumva wenda kubwiye ngo G-Tough ni wahangaha, ugomba kubanza ugakonfirma koko niba baziranye. Ndavuga ngo ntago aka kanya nakubwira ngo aherereye he cyangwa se avuka he, cyakoze wenda tugenekeranyije cyangwa se tugereranyije twasanze afite imyaka kuva ku myaka 18 kujya kuri 25 iraho hagati. Aho ngaho rwose dushobora kuba ayo makuru tuyafite neza. Ndavuga ngo iyi ndirimbo aragitosa wenda ni indirimbo isa nkaho nyine isekeje cyangwa se ihereza sample ku bantu bayumva, ngira ngo niyo mpamvu n'abantu bayikunze. Nyine ni indirimbo ifite akantu nyine kameze nkaho sinzi ukuntu twabifata, nawe bitekereze. Ndavuga ngo iyi ndirimbo nyine irasa nkaho nyine kuri abantu urebye Afrobeat ikozemo, urebye uburyo nyine icurangitsemo cyangwa se urebye uburyo iririmbwemo, ni indirimbo ifasha abantu nyine kuba bakomeza bakayumva. Ngira ngo abeshi cyangwa se abastari mu Rwanda harimo ba Derek n'abandi beshi bagiye batandukanye. Iyi ndirimbo nta muntu utarayikoze content. Bivuze iki rero? Bivuze ngo iyi ndirimbo uko byagenda kose ibigiye gufasha umuntu wayikoze. Gusa igitangaje nuko uyu musore arakiri muto nyine mu bijyanye n'ubuhanzi. Ngira ngo muzi ba Zero Trump, muzi ba Ish Kevin, muzi n'abandi bahanzi benshi, ariko biragoye ko mu minsi mike cyangwa se mu kwezi kumwe muri abahanzi batoya cyangwa se bakizamuka hari umuntu ubona views cyangwa se ubona viewers. Ubwo ndavuga nyine miliyoni ya views, dore ko n'abantu harimo aba bahanzi nka Yefant n'abandi bahanzi nyine bagiye batandukanye. Murabizi ko biba bigoye cyangwa se n'aba Silvizo murabazi ni benshi cyane. Biragoye ko nyine mu kwezi bashobora kuba babona views yose mu kwezi kumwe. Wenda ku bantu mu Rwanda bashobora kuba babona izo views harimo Bruce Melody, Chris Easy na Element,
n'abandi wenda na ba Meddy na ba The Ben, ngira ngo wenda nababwiza nibo bantu bashobora kuba babona izo views. Gusa biratangaje ko G-Tough aka kanya amaze gukora izina hano mu Rwanda, gusa igitangaje ni kimwe nuko abantu benshi bagenda bavuga ibihuha, yewe ngo bagiye kumufunga ngo ibiki n'ibiki. Oya, ugomba kumenya ko ayo makuru atarayanyayo. Wenda reka tureke gutinda, reka twinjiye kuba ese iyi ndirimbo vipi, kuki yabashije kuba yamuzamura, se byagenze ute? Wenda reka mbashe kuba nabahereza amakuru y'ingenzi nabashije kuba nashakisha nkayabona, cyangwa se makeya kuri iyi ndirimbo, tunayivugeho tunarebe ese iyi ndirimbo kubera iki ishimisha abantu, cyangwa se kubera iki yakunzwe mu Rwanda. Reka tubirebe. Kwibutsa gukanda subscribe wowe tugeranye ahangaha, nonera kuvuga ngo uri umuntu w'umugabo. Yes, ese wigeze umenya umuhanzi uhishe inyuma kuri iyi ndirimbo yitwa Aragitosa? Iyi ndirimbo Aragitosa yaciye ibintu hose, hirya hose ku isi hagiye hatandukanye, ni G-Tough. Ese nawe urifuza kumenya uwo ari we? G-Tough ni umwe mu bahanzi bashya bari kuzamuka cyane mu Rwanda, nubwo amakuru atarajya hanze cyane. Izina rye riri kuvugwa cyane kubera indirimbo ze zifite vibe yihariye. Minsi mike ishize abantu benshi batangiye gukoresha indirimbo ye mu mavideo, bagiye gukoresha nyine iyi ndirimbo Aragitosa mu mavideo agiye atandukanye kuri TikTok, Instagram ndetse na Facebook. Ngira ngo ibi bituma izina rye ritangira kumenyekana cyane kurushaho. Ubundi icy'ingenzi ku bahanzi ni ukora indirimbo, wenda abantu bagahita batangira gukora cutting bakeditinga muri video zabo. Indirimbo Aragitosa ahinduye byose. Iyi ndirimbo ifite beat, ifata amatwi n'amagambo yoroshye, bituma buri wese ashaka kuyibyina cyangwa kuyisangiza abandi. Ikintu gikomeye kuri iyi ndirimbo nuko iyi ndirimbo yakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok, YouTube, Instagram na Facebook n'izindi mbuga zigiye zitandukanye. Abantu bayikoresha mu buryo butandukanye. Hari abafata amafoto bagapostinga iyo ndirimbo, hari abafata videos bakayibyina. Nyine ibyo bifasha umuhanzi kuzamuka. Ngira ngo namwe murabizi wenda ku bantu bazi ibi bintu bijyanye n'ubuhanzi. Impamvu G-Tough ari kuzamuka vuba harimo gukora indirimbo zifata amatwi vuba, gukoresha neza social media, n'abantu benshi bakora challenge ku ndirimbo. Ubundi G-Tough ngira ngo wenda ku bantu mubizi, mwabonye ko ejo bundi Irene Murindahabi yamuhaye ikiganiro. Mwabonye ko hari channel bari no gushutinga filime kugira ngo ubone ko uyu muniga ari uw'inzara cyangwa se akeneye amafaranga. Ibyo bintu bigatuma akomeza gukora izina. Iyo Irene aguhaye ikiganiro birasa nkaho ubonye amahirwe ya mbere, uba ugomba kuyabyaza umusaruro. Ngira ngo ibyo murabizi neza cyane. G-Tough rero niwe ndetse no muhanzi nyine usa nk'uzamukiye ku ndirimbo nkeya cyane, mu gihe abandi bishobora kubasaba imyaka 2 cyangwa 3 bagishakisha byaranze. Reka dusoze iki kiganiro. Ejo hashize twakoze ku kiganiro kijyanye ndetse hari ukuntu nyine twavumba amakuru ya Rambo, ko nyine hari abantu bavuga ngo Rambo ngo yahoze ngo ari umusirikare, ariko nyine rani izina yafashe kuko uwo musirikare witwaga John Rambo yari yanditse ku binyamakuru. Icyo kiganiro link yakire muri comment. Niba uri mushyashya ukageze kuri umunota, reka nkubwiye ngo uri umuntu w'umugabo, kandi subscribe kugira ngo utazacikwa n'ikindi kiganiro gito uhabwa notification kabisa. Ibi dusohora saa 5 zuzuye z'amanywa, tuba tugomba gushyiraho ikiganiro. Murakoze.